Dutangiriye ahangaha mu rugo rumwe, umugore yari arimo kwitera make-up, ubona nyine ari kwitera fresheri. Muri ako kanya umugabo yaraje rwose aramutungura, bamuhaye akabizu ko kwitama. Umugore arangije avuga ati turabona ukuntu uri kunkuriraho make-up nta n'isoni wowe, ati we nta n'ubwo ugira isoni, ati reba ukuntu make-up yanjye uyishe, ati ubundi wowe uje hano gukora iki muri ano masaha, urabona nyine arimo kwitegura ntafite ahantu nigiriye. Umugabo amubwira ati sheri rwose nari ngutunguye, ati urabona nyine ngomba kugutungura nkakuzanira ibintu byiza, ati ubuse urabona ntari nkuzanira ururabo kandi ururabo rwiza cyane koko, tunese uri umugore wanjye singomba gukora ikintu gifite kukunezeza. Ati ubu ngubu rwose, ati umugore wawe, ati nyine niba ndi umugore wawe ugomba kumpa agaciro ukananyubahisha. Urabona nta n'isoni wowe rifata, uraje umuntu yibereye mu byo uramukanze, ati ngo umuzaniye ibirabo si byo ni ibiki. Ambwira ati umva rero nkubwire, njye nta mwanya mfite habe na mukeya, ati sabayi rero izo ndabo zawe zigumanire, ati njye nta mwanya mfite. Ati rwose sheri wanjye, diya wanjye ugiye hehe kuko waretse tukaganira, ati se mukundwa kugiye, ati ko nsize kandi nari nkuzaniye nyine surprise, nari nje kugutungura, ati kubera icyo uri gukora ibingibi rwose mugore wanjye. Ngavuze impeka umugore ansuzugure koko, ati umugore bino kuma agaciro nibura gatoya. Umugabo icyo yakoze cya kirabo yahise akijugunya, muri ako kanyaro cyaguye mu maso. Umukobwa ari kwigendera, kiba kimuguye mu maso, aravuga ati Yesu we, ati iki ni iki kibankubise koko mana yanjye, ati ubu mbega imyaka umuye nawe muri iki gitondo. Akimara gutaka uwo mugabo yaraje nyine ahangaha arareba abona nyine akitereye umuntu, arinje avuga ati mana nyagasani ibi ni ibiki nkoze, ati umuntu w'abandi neye ibirabo, ati aya masaha koko, ati ko muhemukiye. Niko yazengurutse nyine aravuga ati kangende njye kumusaba imbabazi. Muri ako kanya wa mukobwa, uno mukobwa yitwa Jori arangije afata runo rurabo ararwitegereza, aravuga ati si umuntu nayo runo rurabo ninde koko, ati ururabo rwiza gutya rugifite fresheri, ati ninde ko kurunayo. Muri ako kanya haje umugabo nyine, wa mugabo yaraje, uno mugabo yitwa Peter arangije amubwira ati rwose I'm sorry, ntabwo nari mbizi yuko rwose rwakwikubitaho, nari ndunaze gusa nyine ruba rukuguye. Uyu nguyu amubwira ati okay, ati sa rero nta kibazo, ati nta kindi, fata indabo zawe, atakira ururabo rwawe, ati nigendere nikomereze gahunda kuko nari mfite ahantu ngiye, ntago nyine binyoroheye ariko nta kibazo. Ngambwa ati rwose ndakwinginze mbabarira, ati kandi unyihanganire ntabwo ibi ngibi bizongera. Ambwa ati none se ugiye hehe ko nanakuze hano hafi, ugiye hehe? Uno mukobwa ambwa ati rero njye ntabwo mfite ahantu ndi kujya rwose, ndi kugenda nshakisha akazi ngo ndebe nibura yuko nabona akazi. Hari igihe nawe rero muri aka kanya twakubitana nawe nta mukozi ufite ukaba wanyihera ku kazi nyine, ati ntacyo byabintwaye, ati ndi kugenda nsabiriza mu bipangu by'abakire abantu bafite akazi. Uyu nguyu yambwiye ati suba akazira, ati ariko nanjye nta mukozi mfite, utariko umpaye nimero yawe nshobora kuzaguhamagara, nibura nkaguhamagara nkakubwira yuko nibura akazi gari nabanje kuganiraho n'umugore wanjye, cyangwa nkaba nakurangira n'ahandi. Ati rwose nta kintu bitwaye ibyo ngibyo, ati nimero yanjye nyine wabyumva, ati ni 078, ati nyine 52, ati 31, ati 12 7, ati yo niyo nimero yanjye, ati mbega wamamaga tuzikongera na Tigariko, ati rwose zose ndazifite, ati niyo ni 072, atangira kuvuga nyine ambwa ati nta kibazo ingira hagije rwose nzaguhamagara, utabwo se nandikeho. Ndambwa atandikaho Jori rwose ntacyo bitwaye. Umugabo nuko asevinze nimero, umukobwa ambwa ati sawa rero reka mbe ngiye, ati ndumva nagenda. Umukobwa avuga ati sa rwose igihe cyose wamagarira nzaba ndapudate rwose, ndi tayari kuba nakwitaho ko akazi ndagakeneye byatari, ati niko ndikuza nshakisha, ati ndetse namwe nejo bundi mwanyenera mukeneye umukozi rwose ndahari, ati rero reka ngende, amasaha ari kugenda kandi wabona bugiye kunyiriraho, ati nabyutse mu gitondo cya kare ngenda, ati dore amasaha ageze mu masaha 5 rwose nta kintu na kimwe ndakora, nta n'akazi ndabona. Mwako kanya nguyu yaramamaga ambwira ati ariko buretse gato, ati nungutse igitekerezo, ati siko natwe
ati umugore wanjye akunda kugenda cyane ugasanga ni njyewe uri guteka, ati ngwino tugende mu rugo turebe yuko nibura wakora nyine ahangaha. Ndamusobanura mbwiye yuko nzanye umukozi. Umugabo amubwira ati rwose wanjye n'ahangaha waza twagenda tukabimuganiriza tukumva niba nawe yaba akeneye umukozi. Hari igihe nakwirukana kandi nawe akeneye umukozi, ati ariko uko biri kose turanamukeneye, by the way turamukeneye kubera ko natwe hano imirimo rwose iratuvuna ntabwo biba bitworoheye. Baraje bagira hano mu rugo rwose, amubwira ati hano ni iwanjye wisanzure wiyumvemo ikaze rwose, ntugire ikibazo, ntiwishishe ahantu hose icyo wifuza gukora cyose ube wagikora. Bamwe tuye ahantu heza, amubwira ati urakoze. Amubwira ati none se natangira akazi? Amubwira ati ubu nahita nangira se none ahangaha gukora ko ngenda tayari? Muri ako kanya umugore we yaraje ahita avuga ati ahubwo kubw'umugisha dore sheri wanjye ayisaza, ati uriya ni umugore wanjye, ati uramureba neza, ati uriya ni umugore wanjye, uti madamu rwose ni karibu cyane rwose sheri, ati uyu ni umukozi, ati duhuriye hariya ku irembo nyine, ati nyuma y'igipangu niho nkubitaniye nawe, ndavuga namuzana akaba agufasha imirimo, ati kwa yuko rwose hano imirimo iratugora. Uyu nguyu ati nishimiye kubona madamu, ati mwasuhuza se? Madamu aramureba aramubwira ati ngusuhuzamo ibiki? Amubwira ati ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi, nta nubwo ari cyo kinzanye, ahubwo nta kibazo rwose, ati niba umwishimiye njyewe ntabwo mwishimiye, ati se abantu nk'aba ngaba ubu bakwiye koko? Mugabo wanjye wagiye usobanuka, abantu nk'aba ngaba binindi gutya ubu bakuye hehe? Umukobwa byaramuriye yikangamo, uno mugabo ati rwose ubifashe nabi rwose, uyu nguyu urabona atari umukobwa, ni umukobwa rwose kandi ni mwiza, akeneye akazi, yambwiye yuko ari umukene. Aramubwira ati harya iwanyu ni hehe? Uyu nguyu aramubwira ati sa rero ntabwo ibyo ngibyo ari byo byari binzanye, nari mfite ikinzanye, ati ndumva ushobora kuba washimye ndetse wananyuzwe, ati sa rero mukomeze mwenjoyinga ubuzima bwanyu. Ngo ati ako se sheri waretse koko? Ngo ati kamfate icyari kinzanye njyewe nikomereze gahunda zanjye, namwe mukomeze gahunda zanyu, ati nari nibagiwe zino mfunguzo nicyo cyari kingaruye ariko reka nigendere, ati rero mwenjoyinge, ati umunsi mwiza rero, ati nizeye yuko muri busigare munezerewe. Umugabo amubwira ati ariko rwose wa mugore we uri kubifata nabi, uri gufata ibintu uko bitari, ati uyu nguyu, ati nongegera, ati iki, ati umukuye he? Ati uyu ni umukozi nzanye, ati niba unagira ngo ni inda yanjye ntabwo ariyo rwose, uyu ni umukozi nizaniye. Muri ako kanya rwose umugabo byaramubabaje, arangije no mugore amubwira ati rwose amusore ndumva mutanezerewe reka naba nigendera. Umugabo hano ngaha byaramuriye arababara rwose, abonye ukuntu umugore bamutesha agaciro, n'imbere y'abakozi ntamuhereza umwanya, n'imbere y'abakozi ntatinya kumubwira ibyo yishakiye byose. Umugabo hano ngaha byaramurangije amubwira ati ariko ati rwose mbabarira, ati kubera amagambo menshi avuze, uti ntabwo byari bikwiriye. Uyu nguyu amubwira ati rwose nta kibazo, ahubwo njye ndumva nagenda nakomeza urugendo nkashakishiriza ahandi, ati kwa yuko ndabona rwose umugore wawe ntabwo yoroshye, ntabwo yakorohera. Uyu nguyu amubwira ati ahubwo wowe tangira akazi, n'ubundi anyicisha akazi, wowe tangira akazi utangire ukore, ati njye ntacyo bintwaye ndetse nta n'icyo bimbwiye. Uyu nguyu amubwira ati rwose boss urakoze cyane, uti nta kibazo ntanatangira rwose, ati akazi ndakazi. Uyu nguyu amubwira ati sa rero ngwino nkwereke ikigo naho kiri, nkwereke n'ahantu ushyira imyenda maze ube watangira akazi kawe. nuko bagiye nyine agiye kumwereka imyenda, agiye kumwereka uko biri buze kugenda kose. Bwarakeye rero urabona umukobwa yatangiye akazi, arakora rwose, ubona atangiye guteka, arimo kuvuga ati ati mana yanjye ushimwe ko ma akazi rwose, ati nanjye ndongeye mbona umurimo, ati mbega ibintu byiza. Umukobwa ari hano ngaho ari gutekereza, avuga ati reka neke vuba vuba, ngomba gukora vuba vuba kandi neza, mabuja akazi ibintu nabirangije ndetse ibintu biri ku murongo. Urabona rwose yagiye arareba byatangiye guteka, aravuga ati ko biri kose, ati no muceri urahiye, ati nabira se birahiye, arebye n'inyama abona nazo zirafi gushya nyine, aravuga ati
muri ako kanya bimaze gushya aravuga ati reka ngende mpamagare bosi. yagiye aramuhamagara amubwira ati rwose bosi ni karibu ngewe ibintu rwose byanjye ni isegonda ku isegonda mpita mbirangiza nkanabihisha umunota umwe biba bihiye. bosi yaramubwiye ati rwose uri umukozi mwiza kandi ufite kuraje, ati kuraje komereza aho ngaho rwose, ati ndabizi neza reka yuko n'umugore wanjye ari buze kubyishimira, ati mbega ibiryo bihumura neza, ati watetse neza cyane, turakoze cyane, ati ibi biryo rwose birahumura neza, ati ndumva binaryoshye nubwo narabirya ariko ndumva ari sawa kabisa. uyu nguyu arambwira ati rwose ati bosi ni ukuri nawe ndagushimiye, uti ngomba gukora ibintu byiza, ati kubera ko nanjye wamfashe mu gihe kibi. arambwira ati nawe kanzana n'ibiryo tube twarira hano ngaha tunaganira nanagushimira rwose ku byiza wankoreye. muri ako kanya umukobwa yazanye ibiryo araza ahangaha, araza azana imbere ya bosi nyine kugira ngo barye, bosi nyine basangire. urumva ntabwo watererana bosi ku meza nawe kamemu. uyu nguyu arangije avuga ati rwose bosi muryoherwe, ati nizeye yuko biza kubaryohera muza kumererwa neza. uyu nguyu aramubwira ati nta kibazo rwose nawe wenjoyinge hano ngaha twese turira ahantu hamwe, ati tukarya ku meza amwe, ati nta kibazo byo kuvangura ngo uno ni umukozi ngo hano ni ba bosi, ibyo ngibyo rwose hano ntabihaba, ahubwo nawe uryoherwe. nuko batangiye kurya rwose bumva ibiryo bimeze neza, binashimishije, binaryoshye, binahumura neza. muri ako kanya wa mugore yaraje. uno mugore amaze kuza avuga ati oh wow, ati congratulations kabisa, ati mutangiye no kwiyakira, muri no gufungura, ati ati harya ni gute yaba ari umukozi akarira ku meza yawe, ati ibyo ngibyo urumva byumvikana. arambwira ati ahubwo icyo ushaka baguhe, ati njye nabibonye kare kose kari umugore wawe, uti warinze ukaza umbeshya ngo ni umukozi, ati urumva ibyo bintu bivugitse. ati rwose mugore wanjye urakaza neza, ni karibu ku meza, ati ngwino dusangire. uyu nguyu arambwira ati ati ibyo ngibyo ntago ari byo ndi kukubaza, ibyo ndi kukubaza si byo uri kunsubiza, ndi kukubwira ngo ino ndayasinye ishaka muri runo rugo, ati kubera yuko akazi wari usigaye ugakora neza kandi ukagakora mu buryo bwiza njye nishimiyemo, uti rero ibyo bindi ntago nkeneye umukozi hano ngaha, akazi uzasigara ugakora nk'uko wagakoraga. umugore ahita yigendera. umugabo arangije avuga ati atari kuno mugore koko nzamukorera iki nzakora kugira ngo umugore wanjye abone yuko ndi umugabo, abone yuko nkora buri kimwe cyose kugira ngo mushimishe. ese ni iki nzakora? undebere nawe, undebere. uno mugabo ahise ambwira ati ariko buriya mukoreye surprise ishobora kuba yamunezeza, hari ikaba yamunyura. uti rero nubwo ambwira ati rwose nibyo mukorere surprise, nibura urebe yuko ashobora kunezerwa, ashobora kwishima, akaguha agaciro nk'umugabo. ati ariko tubanze turye nyine bino biryo tubimare, niturangiza tube twategura iyo surprise, turebe yuko yakwishima. bano barariye, haciyemo umwanya nyine bamaze kurya, bamaze gutegura amafunguro yabo, batangira kuyitegura. umugabo hano arategura, umukobwa nawe agategura, abona rwose azanye ka champagne mu birahure, ariko mbwira uko biri kose ibindi baraza kubikunda. abagore barakunda utuntu duto twa surprise, ati barabikunda cyane, ati ndabizi neza ko ibindi bari buze kubyishimira. ari nagera nahita avuga ati wow, wateguye neza mugabo wanjye, yishime yiterere hejuru. nuko nkari kumubwira ariko ntabizi neza koko niba ari buze kubyemera. undebere. hano ngaha akomeje amubwira ati rwose, ati ndabizi neza abagore bagira imitima yoroshye, ati bino bintu barabikunda, ati kandi buriya, ati iyo umugore umukoreye kano kantu ukuntu yishima we, ati ahubwo reka ngende ndumfashe, ati ndumva hari umuntu uzabona ari we. yahise agenda. nuko nkuko yasohotse umugabo hano nawe asigara nyine ari kwimeza neza, agashati ari kukagira neza, mu maso ari kwikoraho neza, avuga ati wow, ati uno munsi kabisa ndatsinda icy'umutwe. muri ako kanya umugore yaraje. araza rwose ubona nta kintu bimubwiye, ageze mu cyumba arabibona nyine, abona ukuntu umugabo yateguye, arabona rwose ibipirizo yakoze imitima, mbega nta kintu umugabo atakoze. wibuke na kaga champagne karambwa ati surprise. umugore ati surprise hano habaye iki? ndebera ukuntu umugore yifashe.
yo kuntu umugore atigeze anatungurwa bina gatoya aje ati hano habaye iki umugabo ati surprise sheri ni anniversary yacu tumaze umwaka njye nawe tubanye ati mbega ni umunezero ati niyo mpamvu ibi ngibi nabiteguye umugabo ati sawa ni byiza ati ndabona rwose ati wajyagesha ariko ndabona nta nibirenze ati kubwanjye numvaga bino bitari ngombwa ati ese kuki wonona amafaranga ugashyira muri bino bintu umugabo ati sheri nta nubwo ibi ngibi bikunyuze koko ati ubu ngubu nifate negure ibintu byiza nk'ibi ngibi nurangiza nubihereza agaciro uti mbega umugore arambwira ati imbaraga zose mba natanze uko bivuga uno byose ari kubyumva ari kuvuga ati mbega umugore w'indashima ati ibintu byose umugabo yateguye ati ukuntu byanamuhenze umugabo akamubwira ati wa mugore we ati bigaragare yuko ufite abandi bita abagabo niba njyewe nkora ibintu ntubihe agaciro bigaragare ko ufite abagabo nuko nkare kubwira uno mukobwa mbwa ati nuko namubajije ati niba afite abandi bagabo mbwa ati nanjye noneho ndumva birenze ubwenge bwanjye ati ndumva nazi ikindi twakora ndumva noneho nta kindi gitekerezo mfite mbwa ati ubuse noneho urakora iki pe kwa yuko biriya nibyo byari bikora mbwa ati nzanira inzoga hano ninywere iyo nzanira inzoga njye ninywere maze ubundi cyo gukora ndaza kuba nyitekerezaho umugabo nuko agiye kwiyahuza inzoga mu by'ukuri hejuru y'umugore utamuha agaciro utagacira ibyo akora ahubwo nyine ahora amuca intege mbwa ati ariko se ibi ni ibiki uba wakoze uri konona amafaranga gusa uri gusesagura ati nta kindi ushoboye urimo gukora surprise ibyo ni ibiki nyine nakubwiye ko surprise nzishaka ati nta nubwo nzikunda umugabo nuko atangiye kunywa kandi atabisanganywe asanzwe yinywera akarahure kamwe nyine akarekera akumva karamunyuze ariko amubwira ati rwose ongeramo n'inywere atongeramo ndumva ibibazo mfite naho bihuriye rwose no kuba nakitwara gutya utariko ibibazo mfite biragoye kandi biranakomeye reka ninywere nibura numve yuko ndibunezerwemo undebere umugabo yanyweye inzoga rwose ari kuziyahuza mugata ariko kutinda gushyiramo wowe wasizemo vuba mu by'ukuri no mugabo umugore yaramutengushye nawe ushatse umugore ugakora ibishoboka byose kugira ngo yishime mu by'ukuri no mugabo yakundaga umugore we akora ibishoboka byose kugira ngo yishime umugabo yarasinze no kuryama n'aharyama biramunanira kugenda umukozi yaramufashe aravuga ati noneho basi bawicaye mahangaha aba ariho wiryamira uti nizeye yuko rwose uri buze kugubwa neza ati ryamira aho ngaho ko mu cyumba sinshobora kwagira icyumba cya mabusha ati ubwo nta kundi kanshaka ibintu wiyorosa nyine mbizane wiyorose ndebe yuko nibura waryama umeze neza muri ako kanya ngiye kumuzana ibintu byo kwiyorosa umugore yahise amusanga mbwa ati harya wowe ku mugabo wanjye umubaza iki wowe ngiye nawe dufatanyije umutungo ati uramuzana akamuryamisha naho ngaho kaza ukamwicaraho nta n'isoni ati sinkwifatiye ati ibyanyu biraza kujya ahagaragara wa mukobwa ngwamwate wari rwose mabusha nta kibi nkoze utahubwo nyine yasinze nari muzanyanga ngo yiryame ngwamwate cishikaho ngase nakubita n'urushyi urumva ukuntu uri kuvuga nta n'isoni ati sa rero ngiye ndigendeye ubwo ibisigaye byose bikurikirane ati nakazi kanyu tumaze kubona uko mudashobotse ati kanigendere ni nuko umugore yagiye umukozi asiganga avuga ati ako semana uno mugore koko tuzamubwiza iki azacururuka bigenze gute uno mugore kuki adaca bugufi yumve yuko ari umugore umugabo nyine agomba kumwubaha uno mugabo avusirira wa mugabo we uri buze kuraranga uko nta hantu mfite nakujyana sinagushoboye rwose ufite ibiro byinshi arambwira ati rwose winyihanganire nuko nko umugabo yaharaye buracya mu gitondo uyu nguyu yikorera amasuku ye nk'ibisanzwe arimo kwitegurira nk'uko bisanzwe umugabo yaraje umugabo araza ngaha arangisha aramureba areba ukuntu arimo kwitegurira arambwira ati waramutse arambwira ati waramutse neza bose amubwira ati ariko se rwose unyihanganire ibintu byambayeho ntabwo nabyifuzaga nta nubwo nari mbigendera arambwira ati rwose umbabarire nagutesheje umwanya wawe nagutesheje umutwe wawe uti rwose umbabarire I'm sorry ntabwo nari nabigambi arambwira ati rwose bose nabibonye ko utari wabigambi
ntabigukugambiriye ahubwo ni ibyakugwirira. Imbwa yambwira ati noneho rero genda witegure, hari ahantu nifuza kujyana nawe, akaba ariho tuganirira, akaba ari naho ngusabira imbabazi, uti genda witegure vuba vuba mu kanya gatoya njye nawe tujyane, uti kubera yuko hari ibintu nshaka ko tuganirirayo undebere. N'umugabo nyine yarebye abona nta mpamvu, avuga ati kanisohokanire n'umukozi wanjye basi nibura ndebe yuko nacururukamo, nibura umutima wanjye wasubira hamwe. Amuzana ngambwa ati rwose umbabarire ku byabaye rwose, ntabwo nari nabitekereje, nta nubwo nabyifuzaga, utariko umbabarire. Uyu ngambwa ati rwose nabibonye, ni umugore washatse uri gutuma ibi byose bikubaho. Aramubwira ati rwose wihangane, kandi hari igihe kizagera akaba yahinduka, ati byose ni ukubyizeza Imana ikaba yabikora, kandi rwose ngenda bikwijeje Imana izabikora. Ngambwa ati ndabona nta cyizere nyifite, nakoze ibishoboka byose, ndagerageza uko nshoboye, amafaranga ndashora kugira ndebe nibura ko umugore wanjye yanezerwa, ariko ntabwo yigeze anezerwa. Muri ako kanya umugabo ahindutse ari kuvuga undebere, hari uwo yabonye ari kuvuga ati umugore wanjye nakoze ibishoboka byose. Muri ako kanya hari uwo yabonye wa mugore wiwe, yabonye wa mugore we ari hano ari kuganira n'undi mugabo, arangije avuga ati aturiye si we mbonye se, ati Mana nyagasani, ati none ntari bunyiri. Ngambwe ati rwose mbabara udakora ikintu kibangaha, ati utaza kwiteza abantu, ati mukereza rubanda. Ngambwe ati oya nagize ikintu nkora, se ubwo yazamenya yuko nabimenye gute, ngomba kugira ikintu nkora nkamwigaragariza kandeba n'amaso ye, kugira nibura amenye yuko nyine ibintu byose nabimenye kandi namenye ibyiwe. Yarajanga aramuhamagara mbwa ati Sandrine bite, ati umeze neza? Uyu nguyu ambwira ati ameze neza, ati nta kibazo. Uyu nguyu ahita amubwira ati se sheri bite, ati nizere yuko uyu muntu se kutigeze umumbwira, kutigeze umbwira ibye, kutigeze nyine ubanyereka. Muri ako kanya umugore rwose ari kudidimanga, ubona yabuze ibyo avuga. Uno musore ahita amubwira ati rero uyu nguyu ni Sandrine, twariganye, uti ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe, ati twigeze no gukorana ku kazi rwose, ati ndumva rero nta kidasanzwe kuba twaba inshuti nyine tukamenyana nawe nkaba nakumenya. Uyu nguyu ambwira ati nta kibazo rwose, ati niba uri inshuti by'inshuti yanjye ntacyo bintwaye rwose, ati ndakwishimiye, uti kabisa nta kibazo. Ngambwa ati rero ati twariganye, ati ndumva twasanga hano no tukaba twakwicara tukaba twaganira nyine, ati nanjye reka mpamagarisha wanjye aze hano ngaha twicare tunaganire. Uyu nguyu ambwira ati se sheri kutegeze unganiriza, umbwire nyine iyo biva niyo bijya, umnyereke inshuti zawe. Uyu nguyu yamagaye nawe sheri ambwira ati madamu, ati ngwino hano ngaha nyine nkwereke inshuti zacu, ati twungutse izindi inshuti, twungutse inshuti z'umuryango. Ati uyu nguyu niwe madamu wanjye, ati nanjye uyu ni sheri wanjye, ni na madamu wanjye, tumaze igihe gito tubanye turabamariye, utariko nta kibazo. Ambwira ati sheri icara hariya tuganire na bano bashuti bacu, ati ni inshuti twungutse, ati ni inshuti y'inshuti yanjye twiganye kera, uti rero turahuye nta mpamvu yo kutaba twaganira. Uyu nguyu ni kabigenje avuze ati ni inshuti yanjye, ariko umugore arabizi ko ari umugore we, ndetse n'umugabo arabizi yuko ari umugore we, n'umugore arabizi ko uriya ari umugabo wiwe, ariko nyine ntabwo bashaka kwiteza rubanda. Aramubwira ati rero twicare hano ngaha tube tuganira n'inshuti zacu. Ubu ngubu wowe wabona icyo ongera kuvuga, wowe wabona icyo uvuga. Uyu nguyu ambwira sheri rwose ni byiza, atari ko mu nshuti wanyeretse wagenda kunyereka inshuti nyinshi, utari ku uyu nguyu ntabwo ari urimo. Umugore yarazi yuko rwose umugabo we akunda kwibera mu rugo, ava mu rugo agiye mu kazi, akava mu kazi aza mu rugo, nta bindi. Umugore yaratunguwe kumubona ahangaha. Ejamwe rwose sheri umbabare nyine, natinze kumukwereka, ntabwo natinze guhura nawe ngo mbe namukwereka, utari ko ni byiza ubwo duhuriye ahangaha. Uyu nguyu yahise avuga ati rero munyangane reka nganireho n'umugabo wanjye. Arambwira ati reka nganireho n'umugabo wanjye gatoya, utari ibintu nshaka ko tuvuganaho iminota mikeya, noneho tukaza twaganira neza, nta kibazo dufite nyine
tumeze neza twishimye. Uyu nguyu nuko yasohoye umugabo aravuga ati mana yanjye ubu navugira iki imbere y'abantu bakire, ati imbere ya bosi, imbere ya mabuja, ati navuga iki? Nguyu nabwira umukunzi arambwira ati rwose sheri nyanganire gatoya kanze mvugane n'aba bantu iminota mikeya, uti rwose ntago ndi bugutindire. Umugore yaje angambwira ati rwose ati mugabo mwiza ndakwinginze mbabarira. Ungambwa ati mugabo mwiza, ati ubuse none nibwo butse ko n'abandi umugabo wawe, ati ubu nibwo none wabitse kuba wama agaciro se yo kuri kumwe n'iriya ngo ni nyabagabo, niba ari nyabagabo. Ati rero nta mwanya dufite, ati warakoze ku byo wakoze byose, ati nagira ngo ubwire ko nanjye ubuzima bwanjye ubu ngubu bugiye guhinduka, genda ukora ibyo ushaka mu buzima bwawe nanjye nkora ibyanjye. Yaraje ahangaha arangije aza atameze neza, yumva nyine yuko yahemutse, yaje avuga ati rero mukunzi wanjye hari ikintu ntigeze nkubwira, ati impamvu ubona nameze neza nuko nyine ntameze neza, ati hari ikintu ntigeze nkubwira, ati rero ninyikubwira mbabarira nsezeranye yuko utari bunyange. Arambwira ati ntabwo uri buze kunyanga. Uyu nguyu arambwira ati rwose nta kibazo wambwira, ati gusa icyo ni iki cyatuma nkwanga, ati urabizi imyaka tumanye njye nawe dukunda ntabwo nakwanga rwose. Uyu nguyu arambwira ati rero ati I'm sorry naraguhemukiye rwose, ati mfite umugabo, ati uriya wabonye ni umugabo wanjye. Uyu nguyu avuga ati atuvuze ngo ni umugabo, ati umugabo wawe, ati igihe cyose njye nawe tumaranye kutigeze ubimbwira, kutigeze umbwira yuko uriya ari umugabo wawe, ko nta kintu na kimwe wigeze umenyesha. Umugabo arivumbura nawe ahita agenda, umugore asigaye hano wenyine, asigaye noneho nta n'uwo kumuha amazi agifite. Aho ngaho tugaruke hano ngaha, bano ngaha rwose umugabo yamuzaniye indabo, bihita avuga ati rwose unabonye yuko wambera umugore mwiza kandi nibura yuko we wanyubaha, ati rero nsigaye nkukunda rwose twanakibanira, ati ndumva ntacyo bitwaye. Ngo aravuga ati amahirwe se njye nayitesha, ati nta kibazo rwose tugomba kwibanira njye nawe. Muri ako kanya rwose abona bari mu munezero wabo, hari uwaje arakomanga, aravuga ati aba hano, ati ese ko mutakingura, ati ko mutanyingurira. Muri ako kanya barakinguye, umugore ataraninjira umugabo amusanga hanze, aravuga ati woje gukora icyangaha, ati niki kikuzanye se kandi? Umugore arisetsa aramubwira ati rwose my love narahindutse pe, uti kandi mbabarira ko byabaye byose, uti ntabwo bizongera, ndagusaba imbabazi yuko ibi bintu byabaye byose nta na kimwe kizongera, ati mbabarira, ati kandi rwose nje nciye bugufi kugira nibura ube wambabarira. Umugabo amurangije abitekereza aramubwira ati urabizi, ati ndakubabariye rwose nta kibazo, igendere, ati wigendere ubu ngubu umeze neza, uti nsigaye mfite umugore unkunda, unyubaha, unyitaho, mbega nsigaye mfite umunezero noneho ukabije. Aramubwira ati aho hantu hose wamera agiye kugenda, umugabo ati ko wabaretse kugenda. Uyu nguyu aramubwira ati wapi kabisa, ati nsigaye mfite umunezero noneho umunezero ni ujojoba. Uyu nguyu mbega ibintu byose yakoze ne bigarutse ku mutwe, ntabwo yigeze agaciro uriya mugabo. Umugabo abaha ababaye, abatanezerewe, atishimye abe na gatoya, ariko none nawe bimugarutseho. Ubu ngubu umugabo ni umeze neza, umugore nawe asigaye nyine atishimye, atameze neza, yarinjiye nyine aravuga ati ahubwo n'umugore wanjye atabyumva ko wanageze ahangaha. Umugore waramuhobera aramubwira ati rwose mukundwa, rwose mukunzi mwiza, uri umugabo mwiza, ati ndagukunda kandi rwose umpa agaciro, uranyubaha nk'umugore wawe, uti nanjye ndagushimiye rwose, uri umugabo mwiza, ati se ubundi nakwitesha nkajya hehe? Ndakwinginze rero niba wowe twabanye kuva ino filime igitangiye kugeza irangiye, wowe mereza subscribe niba wayikunze, ndetse ujye unakora like, share ndetse na comment. Aba ngaba barahoberanye rwose, arambwira ati rwose nanjye nifuje kugira ibyishimo byo kuba ndi kumwe n'umugore mwiza uzi agaciro k'umugabo. Rero wa muntu we ndagushimiye wafashe umwanya wawe tukabana kuva aho yatangiriye kugeza irangiye, rwose uri umuntu w'agaciro. Kandi ibi ngibi
ukora rwose turabibona tukanabizirikana uri umuntu w'umunyembaraga kandi niba utarakora subscribe ni nonaha ngo nawe ube wayikora rwose ngiye kubazana indi filimi nziza kandi irenze noneho kuri iyi ngiyi mu kanya gatoya wowe icyo usabwa ni ukwicara ukajya uzireba neza, barimo inyigisho kandi nziza kandi zinakomeye zagufasha.